Yerukana Mukarugwiza n'Uwamariya bajya inama ku cyakorwa kugira ngo abo mu miryango yabo bafite ikibazo cy'amaso bajye kwisuzumisha ku kigo nderabuzima. Baba se bazemera kujyayo cyangwa uyu muhati wa Mukarugwiza n'Uwamariya uzaba imfabusa? Mukurikire umukino. Aho ngo mwe mana yanjye ariko siko ndi kumva wabuze amahoro Nsengiyumva. ngo ki nabuze amahoro Nsengiyumva wabaye reka Uwamariya ibibazo by'abagabo ntabyo wamenya. Se bote zanjye njyana mu murimo ubundi ziri he? Chore bara mu gikoni mu nguni ya ruguru. Si ubundi muzega kwa yaba yakubonyera kwejo ariko gushaka ngo umugurishe imbuto y'ibirayi. Mwihorere twabonanye uriya ejo ajya kwizamu yanciyeho mu isantere turabisoza. Ko mugira mute? Turabisoza nyine. Tushatse kuvuga iki? Nyine imbuto narayimwemereye yanama ya avance nubwo narayimpiye. Chungaho. Hakubwo uvuze mu rurimi ndi kumva neza ntaho byagukundira Nsengiyumva. Ariko ururimi wumva urgutumva neza n'uruhe? Simvuze ikinyarwanda. Sicyo mvuze. Nicuri kuvuga. Hari kuri guceremba watobora ukagamba. Wavanze agwaye byagenze bite ngo sinzi ibyo uri kuvuga ibyo gusha kibyo nibi. Yaguye mu muriro nyine. Cyonize nkubwire ngo ikimugore mwi. Amafaranga gakwaya yaguhaye yishyuye imbuto y'ibirayi wayakoresheje iki Nsengiyumva? Urumva nyine nari nicaye mu kabari mfata akabari n'ubundi. Umudenge nyine yari yansengereye. Mu kabari naho ansanga aranyishyura. Ariko nkomeza gutegereza mudenge ngaze yishyure ndaheba. Mari rya mbere, mari rya kabiri. Shiraho ni rya gatatu ni rya kane. Bamba ndarihamije. Umuhanya shabirangira ataje. Tuzi uko mbigenza rero. Bafashe kuri ayo y'imbuto y'ibirayi nyine abariyo nishyura nyirakabari. Aho ni mu nyumvira. Ako ibyawe rwose bizahora ari inzoga gutsa Nsengiyumva kuko ntatso nibigutera. Avutanuka se kandi. Ngo ututse bw'urukumva bwo naba ngo hoye ubutsa Nsengiyumva. Wumve. Kuko ubona urugo ruzatera imbere rute n'izo nzoga zawe za buri munsi zidashiraga. Ubwo rero urishajije uribyimbije ngo nuko nkubwije ukuri ncishije make. Rwose nawe urakabyaga. Ubu siko twariyemeje kwizigamira kugira ngo nzabona go gukodesha iseta yo kudoderaho umunsi koko kwagasatira bambwiye batiri baraza turarikeneye nzerekeza. Urukumva nzerekeza Nsengiyumva. Uzerekeza iyo ushaka. Uru rugo n'urwanjye n'ibirurimo byose. Nibyanjye uhereye kuri wowe ukageze no kuri ubwo bufaraga urimo urantoteza ngo nanywereye. Urumva? Ubundi ndakwisobanuraho mu biki. Ngo ntabyo uranyisobanuraho Nsengiyumva. Ntabyo nyine nzajya nicecekera. N'ubundi mba nicisha amazi. Amafaranga uko ari ayanjye ubundi mba mvuga iki? Igihe masura higini. Ubu uzongera kuvuga ngo urashaka kwagura isambu yawe ra. Iki? Nzabuzwa n'iki? Kandi ko nzashirwa nyaguye. Uzayaguza gukuye he? Kuko ugenda kukagasindira mu kabari uko gakabaye yose mbese Tanyura mugore. Tanyura nkakunuva. Kubu koko. Niba koko wifuzaga ku rugo rwacu rutera imbere. Wumvaga ruzatera imbere rute? Tudahuza kubikoreshereza uyu mutungo gwacu. Babara we mfatanya n'umunawe mudenge yaranteri Uwamariya. Ndagusabye umpa amahoro. Urumva? Kwanza reka nzenge kumuhiga. Agomba nyishura yanjye. N'ibitari. None se ko nagushyira amazi mu rwegero nkaba mbona ukicaye sogoko. Hariko mwuzukuru wanje nawe wantetesha ukabubu. Nje nakoga se kuri amanywa y'ihanga koko. Ta hantu namwe ngiye. Data. Ntawe ugiye kandi mvuye ku ishuri nzamwe no kukwibutsa gahunda yo kujya kwivuza ishaza kugira ngo tuhite tunagenda. Humura ntabwo nabyibagiwe mwana wa. Uzi ubusa rwose niyo wigumira ku ishuri. Niba wabyibukaga se kutagiye sogoko. Nzajyayo mu minsi iri imbere. Ejo cyangwa se ejo bundi enga numve. Nzajya uryarira. Wimbeshya sogoko. Ndabizi neza ko nta gahunda ufite yo kujya ku bitaro kwivuza amaso. Oya se kandi wimbeshyera, Ibyo bikuye he?
nakwanga kujyayo se ahubwo bose naba nshingiye kuki. hari abantu babibwiye nabyumvanye rero ntabwo nasubira ku ishuri nagwerekeje kwivuza. ariko abantu ninjajwa nk'ubwo umuntu watinyutse kumvamo nako kumbeshyira avuga ibyo ntazi ubwo ninde. ariko se sogoko wowe ubona utabangamiwe no kuba ujya gusomesha ibyanditse muri telefone yawe koko ugiye bakakuvura iryo shaza ukongera ukabona neza wumva bitagushimisha. cyakora ntakubeshye ntaho nzajya mwana wa ntaho nzajya mwana wa arererererere ndakwaya sinabona abantu urumbuye mu ijisho barishize hariya nanjye ndyamye hino aho ngaho barigaragura ngo bararivura data ashwe. ninde se wakubwiye ko bazari guturumburamo koko sogoko? none bazarivura bate ashwi? umva gakwaya ngiye uko ndeba uko ndashaje nibandike uko ndeba birahagije. kurahagije kandi utabasha kwisomera ibyo muri telefone yawe. nyine nabyo birambangamiye cyane ariko nta kundi nabigenza aho kugira ngo banshyiremo iry'intama cyangwa iry'ihene njye ndurumbura nkazo bandikira ukundi. ariko se ayo makuru yakura sogoko? icya mbere cyo ntawe uzagukuramo iryo jisho, icya kabiri ijisho rirwaye bararyoza ntibaribaga. ngo bararyoza? ishaza bararyoza ntibaribaga rwose kandi bigakorwa badakweba ijisho mu mwanya waryo. mwana wanjye kutiza ubuganga ibyo bintu bizute? nabyumva ni fiyanse wanjye nubizi se ko ari umuganga? byizere koko? byizere rwose njye naramwiyumviye ari kubiganiriza undi murwayi mufite ikibazo kimwe kandi ngo ntibababaza pe wowe nyemerera ngo werekeze ubyirebere. none se nitujyana n'indi uzansigarira ku rugo mugenzi aba ari mu bitaro ubwo urumva ijisho bari bagukazataha ryari? nyamara ngo ntibitinda. utabeshye? ni ukuri ngo ntibimara n'igihe kinini nk'uko ubitekereza. ese ubundi sogoko ko inkuru mbarirane tuba wakoze nka gwerekeza ukajya kubyirebera? ahubwo se mwana wa karame sogoko wowe wabaye wisubiriye ku ishuri kabanza nkabitekerezaho cyangwa se ube wigiriye iwanyu ningira icyo mpindura ku byo natekerezaga ndakwira agasasira kunyoherereza. nuko muri iyo sobera haracyarimo agasosi ngo nzanire mirisha ubu bugarira. oya karacyarimo akiranye kwegereye ahubwo se kumva nasubiyemo bake nezera ko hatarimo niyo wabikiye bete. reka umwana agiye kwa sekuru se baramubikira araryayo. agiye kureba papa mbese? yavuye ku ishuri ahitirayo ngo agiye kumuherekeza ku bitaro kwivuza ishaza. ese reka nirire wa mugana ararya kwa sekuru. irire rwose. ariko rero witegereze igihe ndakiriza kurya mu karuba. niba wowe barangije nyaruko ukingure butike ubucuruza icyashara cy'umugoroba kitaducika. numva ugiye gukomerezaho ugacuruza kugeza nimugoroba ntigasigara nita ku byo muri uru rugo ukubona se na beta adahari. oya njye mfite gahunda ikomeye ngiye kujyamo. gahunda ki se kandi usigaye umpisha? ntibikabe mva hari igitekerezo nawe nagize nubwo nyine nari ntarakikubwira numvaga kandi ndi bubikubwire maze kubyishyira mu bikorwa kuko kirihutirwa cyane. umva nta nama yanjye wari ukeneye. none si icyo gitekerezo kimeze gite kandi nintagishyigikira ndabivanga cyane. nyine nari natekereje ndavuga ntibarangura ibishyimbo bikigura make abibika byamara kuzamura igiciro nkabisubiza ku isoko tukazabyungukamo agatubutse. uwo mushinga ko numva nta kusase. havamo agatubutse rwose cyangwa se nkabipakira imodoka nkabijya kubigurisha i Kigali. nabwo twakunguka da cyane aho ko igiciro kiba kisumbuye atari nk'inaha. wamugana aho kugira ngo ubigure ubibike bivemo binamungwa wabijyana i Kigali. ngo kondera ku iteka wunga mu ryanjye rero. nanjye nkakugayira ko wari ugiye kubikora utambwiye. byari kurangira mbikubwiye da. none se nari gukora ku mafaranga ntakubwiye icyo ngiye kuyakoresha. ibyo ni nk'inzozi ntiwabitinyuka. icyakora disi nkunda ukuntu tujya inama tugashyira hamwe. njya mbwira abandi ngo naratoraguye ntunamye bakagira ngo ndashyenga. nako naratomboye. abagore nkawe baba hake.
ugira uti ninjye watomboye ntabwo bisa kugira umugabo muhuza mugashyira hamwe icyateza imbere urugo rwanyu uko abandi bahura mu kabari bagatahira muri jugujugu se simba mbibona narahiriwe ni ukuri gasa ubwo twembi twarahiriwe rero ni uko se ngaho nyaruka ukingure butike ubucuruza mu gihe nanjye ngiye kurangura nta kabuza inzozi zacu zizabivamo rwose ye baba we burya bwose ni amasaha ageze waguye agaciro neza neza nagiye ngiye kwirambikaho gato byo kuruhuka agatotsi karamperana neza neza wowe se kunganurira bite ngabo si wowe mbaza dore ukuntu abantu urumburira si wowe mbazara mama ngaho mubwire isi wabimubwiye ariko wowe n'umuhungu we muramfinda ibiki wamare ngo umuhungu wanjye wagira ngo ni uwanje njyenyine ntaho twamubyaranye ibyo murimo bivuga menshi si ubundi wabyivugira ngabo wabyivugira rwose umuntu wigaga mu wa gatanu w'amashuri abanza koko ananirwaga gusohoza ubutumwa yavanye ku ishuri ubwo ntari ubugwari oya ntabwo ndi ikigwari mama reka mbivuge niba wakoze amafuti bakagutuma umubyeyi ubage wifashe wa muhungu we nakujyane na nyoko ngiye sinakujya inyuma uranyumva ariko byose ari nyoko gushuka kabiri kangahe se mutumaga gukosa kwake ubundi si ninde wakubwiye ko yakoceye kandi wagiye ubanza ukumva ko ndabayobewe se ndabazi erega nta makosa nakoze papa none nyine ku ishuri haje abantu baturutse ku kigo nderabuzima maze batuganiriza ku bijyanye no kwisuzumisha ndetse no kwivuza indwara y'ishavu hanyuma se kuki uje kubimbwira bakuntumye ngo nzaze mbasuzume oya ahubwo badushishikarije kubwira abo mu rugo ngo bazajye ku kigo nderabuzima kwisuzumisha amaso kandi ngo natwe tuzajye kuyipimisha kugira ngo barebe ko nta kibazo dufite ubwo nyuka azagiye ko ngiye sindwaye kandi njya mbona ukuba amaso papa aho ntimunyumvira kandi ibi byose ni wowe wamara ariko wamariya nagorwa koko nararenganye rwose ko umwana akubwiye iby'ubutumwa se yavanye ku ishuri yigeza kubwira ko ari njye wabimutumye wirirwa uvuga ko ndwaye amaso se batumva ni wowe ubanteza uwamara narabivuze ivuze ryawe nyamara uri kundenganya ubu ngubu niba umwana asigaye atinyuka akanshinja kurwara amaso igisigaye ni si ukubyasaza agasozi kose najya ntambuka ati komera nsengeye umva urwaye amaso wabaye impumyi ubwo urumva ibyo atari ukunsebya urumva atari ukunsebya mama ararengana papa ngiye narakwiboneye yabyiringira ndetse ahita anatukura ngo anatukura ceceka aho ngaho se nyine wajyuriwe niba mwumva murwaye amaso nyuka azabajyane mujye kwisuzumisha ngiye mundeke ndi muzima ako waje urareka kwinangira mu mafuti koko nsengeye ubu ubwo wari urabizi neza ko ufite ikibazo cy'amaso buri munsi nkwinyingiraga kujya kwisuzumisha ariko ukanguka mbere ibamba wavuye kwizima koko ko inyungu atari izawe wenyine ari iz'umuryango wose mbisa nigendere ndakuzi urwaye azajya kwivuza nababwira iki ngewe amaso yanjye ni mazima ngo baba rero ayiwe ndagufashe baba ubu kandi ngo urayizamu ntumbejere ntabwo nsinziriye mujyane ngeze ibyo ndabivuze ubu se ko agatotsi gatangiye kuko ibijoro ritaragera aho izamu ry'uyu munsi uraribashaga kwa buriya birarangiye ese ko iminota 10 mfatanyije amazi bihagije ubu nsinziriye iby'ijoro ryose we birabibye ahubwo kugenda bwije se mujyana ubu ni wowe ungenza nibyo nagize akazi kenshi mbura umwanya wo kuza kukureba ku manywa niko kugusanga nyine ku kazi numvaga ntashaka kurara tutabonanye icyo nshakira ko gishobora kuba gikomera ko wijijisha turakiwega kwa nyibutsa wa erega izabukuru ntiziba zinyoroheye yewe nta kindi nagira ngo nkwibutse ko ejo ari gufite gahunda yo kujya ku bitaro bikuru kwivuza ishaza apo niba ari ibyo ntabyibukaga rwose nibyo urabyiteguye cyane rwose ndayirara ku kababa ese ubwo ndinde kwibagirwa gahunda ya muganga ko kumujyana aha bibaho da abantu benshi barabyibagirwa cyangwa bakabyirengagiza nkana nijya udashaka gukira se nzabyubahiriza humura ni byiza ubwo uzirikana rwose
kuko kwipimisha amaso ni ingenzi cyane. Iyo basanze uyarwaye baranayakuvura. Waba urwaye ishaza nk'uko kwawe bakaryoza ukongera ukabona neza rwose. Ariko iyo ubifashe minenembwe ukanga kuyisuzumisha no kuyivuza hakiri kare bishobora kurangira uhumye. oya nzajyayo. ariko se urajya he? ariko usiga kumfata mu mashati Nsengiyumva ariko se ndikura wakigenda wa kagabo k'agasambo urama yanjye mude sinkure kuruta yansubije ndakura se ariko ugiye kandi hasi ubundi kakanyishika basi ndakura gusobanura rekura gusobanura basi ko byagenze ngaho rogo twavuba vuga se. ariko se ubundi worana nigagura gutya sijeho kwibwira ngo tujye mu gikari cy'akabari tubikemure nk'abantu b'abagabo. Mu gikari nuko nkubise amaso ukamwaragurika wabona nta kundi wancika ukanzana ahangaha none ko tuhageze ukaba utansobanurira. rero Nsengiyumva mu mwanya wanjye rwose urabizi sinaguhemukira urabizi rwose ntiwampemukira kumemukira birenze biriya se nibi koko umbeje njye mu kabari nk'inzoga niyongeze hafi no gusengerera abandi ngaho ngo razanira itubutse dutarame kumva urashaka ko baza kukuna ku munigo kubera kutishyura ariko ubwiza ko byarangiye nishyuye ayanjye kugira ngo mpikure amahoro. ubundi si ubu ngubu wawe guta kuri uwo munigo ari wowe nubona nagufata mu ijosi nkakujegeza siko ariko nkubwire reka nkubwire mbabarira rwose ni ukuri buriya nanjye nahuye n'ibizazane by'abagabo Nsengiyumva urumva oya mbabarira rwose ni ukuri mbikubwire neza nanjye nahuye n'ibizazane by'abagabo rwose. ibizazane by'abagabo ibizazane nyabaki barakwibye se nebe nabyo urumva aho nagiye ngiye gufata ifaranga byarangiye nkamye ikimasa. ushatse kuvuga ko utansubiza yanjye nishe rero ndayafite se nahuye n'utubazo dutuma nirukanka yose nkayata mu nzira ntyo ngo iki nka gutya mbese ngo dore yewe ni nka gutya nyine ninutse mbonye mu mudugudu ushatse Nsengiyumva ngaho sha ewe abe nka data mudugu ndakumva Nsengiyumva mudenge yakoze iki ko akubonye agafumya mva nawe umunyacyase ntuzi ko yiruka ntawe umwirukankanye Nsengiyumva antuka ibi bintu ngombe mbimenye ubanza birimo inkuru ishyushye ubonye ukuntu asimbutse ibipangu by'abandi ahubwo se buriya ntavunika. ijisho ni itaha ry'umubiri turirinde icyariteza uburwayi. amanyanga ya mudenge yatumye atangira guhunga inzego z'ubuyobozi. uyu mugabo wiyemeje kubeshwaho n'ubutiriganya se aho bizamugwa amahoro azabaho atya kugeza ryari naho ubutaha. ikinamico twite ku maso yacu muyikurikira kuri RCM Musanze buri wa gatatu saa 12:45 z'umugoroba. icyo gice mwumvise kikongera gutambuka ku cyumweru saa 2 z'ijoro. bagabo muhagurukire kwifuza amaso no kuvuza abanyu. ikinamico twite ku maso yacu muyigezwaho na Rwamurek ku bufatanye na Fred Hollows Foundation mukayitegurirwa n'Urunana Development Communication. mushatse kutugezaho ibitekerezo byanyu mwaduhamagara cyangwa mukatwohereza ubutumwa bugufi kuri 0788 86 66 73 72.